tariki ya 26 Kanama uyu mwaka kwa kabiri mu rukiko rwa gisirikare ruherereye Nyamirambo hasi mu mwanzuro utegerejwe na benshi. Abanyamakuru y'imikino bakomeye mu Rwanda barimo Rugaju Rigani, Ishimwe Rikari, Mucyo Anta ndetse n'umuvugizi w'abafana ba PLFC uzwi nka Jangwan hemejwe ko barekuye ku mugaragaro by'agateganyo nyuma y'igihe cyajyaga gusatira ukwezi bari mu maboko y'ubutabera. Icyo cyemezo cyakurikiwe n'abarangamutima atandukanye mu baturage no mu itangazamakuru. Abenshi babonye nk'urugendo rushya rugana ku mucyo n'ubutabera, abandi babibona nk'isomo rikomeye ku buryo nyine umunyamakuru ashobora kwisanga ibibazo bikomeye bishingiye ku miterere y'akazi ke. Uri mu rukiko i Nyamirambo aka kanya atwemeje ko abavandimwe bacu abanyamupira n'abanyamakuru barekuwe. Barekuwe. Inzozi zanjye zibaye impamo baraye imbirose. Harakabaho ubutabera bw'u Rwanda, harakabaho u Rwanda n'abanyarwanda n'umukuru w'u Rwanda. RDF Imana ishimwe cyane. Birandenze. Ibyaha baregwaga bashinjwaga yaritanye inkomoko n'urugendo ikipe ya PLFC yagiriye mu Misiri mu kwezi kwa Nzeri k'umwaka ushize, aho nyine yari igiye gukina n'ikipe ya Pyramid FC mu irushanwa rya CAF Champions League. Raporo z'iperereza zavuze ko nyine uburyo amatike y'indege yishyuyemo kimwe n'ibindi bikoresho by'urugendo ngo byishyuwe hifashishijwe amafaranga yavuye kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo mu buryo budasobanutse neza ubihuje n'amategeko y'imicungire y'umutungo wa leta. Iki cyaha mu mategeko y'u Rwanda cyitwa gukoresha umutungo rusange cy'utagenewe, kigafatwa nk'icyaha kiremereye cyane gishobora guhanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka 2 ndetse ugacibwa n'ihazabu ibarirwa mu mamiliyoni. Igihe kijya kungana n'ukwezi bari bamaze mu buroko cyari igihe cy'agahinda n'umubabaro ku miryango yabo ndetse n'ikimenyetso cy'uburemere by'ibyo baregwaga. Mu gihe bamwe mu basefi barimo Rugaju Rigani, Rikari ndetse na Anta barekuwe by'agateganyo, abasirikare bafunganywe nabo bo bagumye mu gihome hashingiye ku mategeko akomeye akurikizwa mu ngabo. Abasesenguzi bashingiye kuri ibi ngibi bagaragaza ko gufungwa kw'abagabo b'imenya bose bamenyekanye bidasanzwe muri sosiyete nyarwanda ngari gihamya kigaragaza ko amategeko ahora hejuru y'umuntu ari we wese. Nyuma y'aho urukiko rwanzuriye ko abanyamakuru basivile barekuwe mu gihe iperereza rigikomeje, amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uburyo nyine bacyura n'imiryango yabo n'inshuti zabo ndetse no kubona abafana b'ikipe ya PLFC bishimiye kongera kubona umuvugizi wabo Jangwan inyuma y'inkutenyi. Irekurwa ry'aba bose ryasize isomo rikomeye cyane ryeretse abaturage nyarwanda ko gufungwa bidashatse kuvuga ko umuntu ari umunyabyaha kugeza igihe nyine iperereza ribihamije, ahubwo nyine ko ari inzira y'iperereza. Ku mbuga nkoranyambaga nka X, Facebook ndetse na YouTube ibitekerezo bitandukanye by'abashyigikira kurekurwa kw'aba banyamakuru byisukiranyaga umunota ku munota. Bamwe bagaragaje ko nyine bishimiye ko barekuwe, bakavuga ko ubutabera bwagaragaje ko budakoresha imbaraga z'umurengera zishingiye ku myanzuro idafite ibihamya. Abandi bo basabaga ko hakomeza gukorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane niba koko nyine umutungo wa leta warakoreshejwe nabi. Amatsinda y'abantu bakurikira politike n'imyidagaduro mu Rwanda yahise atangira gukwirakwiza amafoto n'amashusho, bamwe bavuga ko nyine byari akarengane, abandi bakavuga ko bishobora kuba bifite impamvu runaka. Abakoresha TikTok bakoze amashusho magufi arimo amajwi ya Rugaju Rigani avugana n'abantu cyangwa se agaragaza uburyo nyine abantu bari bishimye bamubonye asubira mu buzima busanzwe nyuma yo gufungurwa. Iyi dosiye y'aba bagabo yerekanye ishusho ebyiri z'ubutabera mu Rwanda. Ku ruhande rumwe yerekanye ubushobozi bwo gukurikirana hafi dosiye ikomeye n'abantu bafite amazina akomeye mu gihugu, bikagaragaza ko amategeko atagira uwo areba ijisho ryiza. Ku rundi ruhande byazamuye impaka nyine z'ukuntu ubushinjacyaha n'ubucamanza bikwiye kujya bitanga ibisobanuro birambuye kugira ngo abaturage batagwa mu rujijo n'urwikekwe. Nubwo abanyamakuru n'umuvugizi w'abafana ba PLFC barekuwe, urubanza ntirurarangira. Iperereza riracyakomeje kandi igihe cyose bashobora kongera guhamagarwa mu rukiko. Ku rwego rw'itangazamakuru ibi byose byashimangiye ko guhuza imyidagaduro, siporo, politiki n'icungamari rya leta ngo bishobora kuvamo ibibazo bikomeye ku muntu utazi gutandukanya ibyo byose. Urubanza rwa Rugaju Rigani, Kari, Anta ndetse na Jangwan rwagaragaje ko ubutabera ari inzira ndende kandi nyine isaba igihe, ndetse rugaragaza ko umunyamakuru agomba kumenya imipaka y'inshingano ze. Mu mpera za Nyakanga uyu mwaka niho amakuru yatangiye gukwirakwira mu bitangazamakuru bito bito n'ibuga nkoranyambaga ko Rugaju Rigani, umwe mu bantu bakunzwe cyane mu itangazamakuru ry'u Rwanda, ngo yaba yatawe muri yombi. Ntibyatinze amashusho yagiye hanze ku mbuga nka YouTube na X agaragaza ko nyine ko uyu musore atakibarizwa mu maboko ye, bituma nyine ibihuha birushaho kwiyongera. Ni ibintu byatunguranye kuko nyine Rugaju Rigani yari amaze igihe gito cyane agaragara mu biganiro binyuranye, aho nyine yabaga avuga ku buzima bwe n'uruhare rwe mu itangazamakuru ry'u Rwanda. Nyuma y'itabwa muri yombi rye ntabwo amakuru yafungiye cyangwa se icyaha yashinjwaga yahise ashyirwa ahagaragara mu buryo bweruye. Ibi byateye urujijo n'impaka mu baturage. Bamwe mu baturage bakurikiranaga hafi cyane ibijyanye n'itangazamakuru bavugaga ko nyine ibyo bifitanye isano n'ukuntu Rugaju Rigani ngo yari amaze iminsi avuga ku bibazo by'imyitwarire y'itangazamakuru ryo mu Rwanda, abandi bakavuga ko ari ibibazo by'imbere muri RBA, Rwanda Broadcasting Agency, ikigo cy'igihugu yakoreraga. Gusa abakomezaga kubikurikiranira hafi babinyujije mu itangazamakuru ryo kuri YouTube bagaragaje ko yari afunze mu buryo bw'agateganyo ndetse yari ari mu maboko y'inzego z'umutekano, ariko nyine ntabwo bigeze batangaza ibirenze ibi. Kuwa kabiri tariki ya 26 Kanama uyu mwaka, amashusho ya mbere agaragaza Rugaju Rigani ari mu bwisanzure yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga. Ayo mashusho yagaragaye ku mbuga zitandukanye cyane cyane kuri YouTube channel zikunda gucukumbura amakuru ajyanye n'ibigezweho mu Rwanda. Icyo gihe amakuru yabaye impamo ko Rugaju Rigani yafunguwe. Muri rusange guhera mu mpera za Nyakanga kugeza mu mpera za Kanama uyu mwaka, ibyabaye kuri Rugaju Rigani byabaye inkuru y'imbere ku mbuga nkoranyambaga. Undi umuntu avuze Rugaju Rigani akenshi izina rye ritarigaruka mu mitwe y'abanyarwanda kuko nyine risanzwe ritanye isano n'itangazamakuru mu Rwanda ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu nyine inkuru yahise iba breaking news ku mbuga nyinshi cyane zirimo YouTube.
YouTube channel zikora ibigezweho mu mpera za Nyakanga. Izo YouTube channel zasohoye amashusho menshi cyane yahawe imitwe igira iti Rigani Rugaju yafashwe, zishyira amafoto cyangwa se amashusho mpimbano yasaga n'amugaragaza ari mu nzego z'umutekano. Uko iminsi yagiye ishira, izo channel zakomeje kugenda zishyira amavideo zishyushya ibiganiro, zifata umwanya wo kuganira n'abantu batandukanye bari hafi ya Rigani Rugaju cyangwa se bakoranaga nawe mu kazi. Igihe yarekurwaga, izo YouTube channel nazo zamaze gushyira hanze amashusho ye ndetse banagaruka ku mpamvu zishobora kuba zaratumye afungwa hanyuma akarekurwa. Ibi byose byerekanye ko itangazamakuru ryigenga rikorera kuri YouTube rifite umuvuduko udasanzwe mu gukwirakwiza amakuru kurusha ibinyamakuru bikomeye byandika, amaradiyo ndetse n'amateleviziyo. Ikigaragara nuko nyine ibitangazamakuru bya leta nk'aho Rugaju Rigani yari asanzwe akora kuri RBA byagumye gutera benshi urujijo. Nkuko bategeze batangaza mu buryo bw'ireko Rugaju Rigani yafashwe, ni nako nyine ntacyo bigize bavuga gifite aho gihuriye nuko yaba yafunguwe. RBA ntabwo yigeze ikora inkuru yihariye kuri Rugaju, ntabwo nyine hari amajwi yakomezaga kuzujura yavugaga ko hari impinduka zikomeye zishobora kuba zabaye muri gahunda y'akazi ke, ariko nyine ntibigeze bemeza cyangwa se ngo bahakana amakuru yitabwa muri yombi rye cyangwa se kuba nyine yarekuwe. Andi maradiyo yigenga n'ibinyamakuru byandikwa byo byatinyutse kuvuga kuri Rigani Rugaju, bagasa n'abisegura bagira bati hari amakuru atugeraho cyangwa se biravugwa ko. Ibi byose byerekanye uburyo hari icyuho cyangwa se ubwoba bwo kuvuga mu buryo bweruye ibyerekeranye n'abafashwe n'inzego z'umutekano. Nubwo ari inkuru ikomeye mu Rwanda, si byinshi mu bitangazamakuru mpuzamahanga byabyitayeho. Gusa hari blogs ndetse na websites zikunze kugaragaza ibibera muri Afurika zabigarutseho, batangaza ko nyine umunyamakuru ukomeye mu Rwanda Rigani Rugaju yafunzwe agafungurwa nyuma y'iminsi mike. Ibyo babitangaje mu buryo batashyizemo imbaraga cyane nk'inkuru icukumbuye, ariko nyine byagaragaje ko ikibazo cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda kigifite aho gihuriye n'amahanga. Iyo umuntu umwe mu mwuga w'itangazamakuru agize ikibazo, bagenzi be babyitaho cyane. Kuri Rigani Rugaju, abanyamakuru benshi batanze ibitekerezo byabo mu buryo butandukanye. Hari abanyamakuru bakomeye bavuze ko gufatwa kwe ngo bigaragaza igitutu gikomeje gushyirwa ku banyamakuru mu Rwanda. Hari abandi benshi bahisemo kutagira icyo bavuga ku mpamvu zishobora kuba zirimo gutinya gutakaza imirimo yabo cyangwa se kubangamira inzego z'umutekano mu iperereza. Ibi byose byongeye kugaragaza ukuntu mu Rwanda abanyamakuru batarisanzura mu gutanga ibitekerezo ku bibazo birebana na bagenzi babo. Umuryango we ntibigeze uvuga byinshi cyane mu ruhame ku ifatwa rye, ariko nyuma y'irekurwa rye hari amafoto yagiye hanze amugaragaza ari kumwe n'abo mu muryango we bishimye cyane. Inshuti ze za hafi cyane cyane abakoranaga nawe mu mwuga w'itangazamakuru, bamwe batangaje ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko nyine bishimiye kongera kumubona mu buzima busanzwe. Rigani Rugaju amaze imyaka irenga 10 mu mwuga w'itangazamakuru, akaba azwi cyane mu biganiro by'imikino kuri RBA ndetse no mu bindi bitangazamakuru byigenga yagiye akora. Azwi nk'umunyamakuru w'ubuhanga ntagereranywa mu gusesengura imikino, ndetse yari yaratangiye no kwinjira mu nzira yazamufasha kuba umutoza mu mupira w'amaguru. Nyuma yo kurekurwa, hakomeje kuvugwa byinshi cyane ku bijyanye n'akazi ke ko kuba umunyamakuru kuri RBA. Bamwe bakomeje kuvuga ko ashobora kuba yarirukanwe kuri RBA mu ibanga rikomeye cyane mu gihe nyine yari afunze. Hari abandi bavuga ko ashobora gusubira mu kazi ke, ariko nyine ngo atari kuri RBA, wenda agakorera nk'amaradiyo yigenga cyangwa se kuri YouTube channel ye bwite. Ibihuha bifite aho bihuriye no gutakaza akazi ke byakomeje gucishikana, ariko nyine RBA ntigeze ishyira hanze itangazo ryemewe rivuga neza ko nyine yirukanwe ku mugaragaro muri RBA. Nubwo nyine byose byabaye byatumye haba ikibazo gikomeye cyane ku mubano hagati ya Rigani Rugaju ndetse n'inzego zimwe na zimwe za leta, by'umwihariko RBA. Ingaruka z'ibi byose kuri Rugaju Rigani zirimo gutakarizwa icyizere na bamwe mu bamukurikiranaga, kuko nyine ntabwo byashoboka kongera gusubirana icyizere cy'100% nyuma yo gufungwa, nubwo nyine byaba byarakumurenganya. Gusa iyo urebye ushobora gusanga bishobora no kumufasha kongera kwiyubaka. Abanyamakuru benshi bagiye bafungwa cyangwa se bakagira ibindi bibazo nyuma bakunze kwifashisha izina ryabo mu gutangira ibikorwa byabo bwite. Rugaju Rigani nawe ngashobora kujya kuri YouTube, podcast cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga akabyaza umusaruro bw'amamare yakuye muri ibi bibazo. Mu buryo bw'isesengura, gufungwa no kurekurwa kwa Rigani Rugaju byari inkuru idasanzwe mu rugendo rwe rw'umwuga w'itangazamakuru. Gusa nk'uko amateka y'abantu benshi cyane yagiye abyerekana, ibibazo nk'ibi ngibi bishobora kuba intangiriro yo kwiyubaka mu buryo bushya. Nta kintu na kimwe kidashoboka, ibintu byose birashoboka. Usabwa ikintu ugomba gukora aricyo kiki, ba mwiza mu byo ukora. Ni ikibazo cy'igihe. Ba mwiza mu byo ukora. Uri umuhanzi, uri umukomedi, urashaka umunyamakuru, ba mwiza mu byo ukora. Ni ikibazo cy'igihe, nta kintu kidashoboka. Wagera hejuru cyane kuruta twebwe, nta no twe twanagize, ukaba n'inyenyeri y'igihugu ni Afurika n'iyisi. Nta kintu kidashoboka. Shima Imana gusa, ngaca bugufi, ngashimira abanyarwanda badukunda, ngashimira igihugu cyaduhaye opportunity. Mu by'ukuri nk'umujene wese wize muri primaire ya leta Kacyiru muri hood y'ibigo bikomeye mu gihugu, kakurirwa ndondora muri quartier spécial y'imiyoborere y'igihugu, nanjye bakamwa haraga contribution kawe gato. Shabugufi ngashima Imana